turabashimiye cyane kuba mwaje tukifatanya kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire ku nshuro ya 20 ku nsanganyamatsiko igira iti tunoze kandi dukungahaze imikoreshereze y'ikinyarwanda mu mitangire ya serivisi. Mutwemereye twabagezaho gahunda tugiye gukurikiza muri aka kanya. Nyuma y'umurishyo w'ingoma wakiraga abashyitsi bakuru n'abaturage turi hano muri rusange, tugiye gukurikizaho ijambo ry'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Nyuma y'iryo jambo turakurikizaho igikorwa cyo gutanga ibihembo. Ibyo bihembo birahabwa abagize uruhare mu marushanwa y'imivugo n'inkuru yakoreshejwe hizihizwa uyu munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire. Nyuma y'icyo gikorwa cyo gutanga ibihembo turakira umuvugo w'abasizi b'ikiruri. Nyuma y'umuvugo turakira ijambo ry'umushyitsi mukuru, abakaraza baraza kudusoreza. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, mutwemerere mutugezeho ijambo ry'ikaze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyepfo, nyakubahwa umuyobozi w'ikigo cy'ururimi n'umuco, nyakubahwa uhagarariye Inkeragutabara mu karere ka Huye, nyakubahwa uhagarariye polisi hano, bayobozi batandukanye mu byubahiro byanyu, inshuti bavandimwe, twongeye kubifuriza umunsi mukuru mwiza nk'uko bibona hano w'ururimi kavukire. Nyakubahwa Minisitiri, nishimwe n'ibyishimo hano mu karere kacu ka Huye, by'umwihariko hano kuri uyu musozi wa Kiruri mu kagari ka Buhoro, aho twakiriye kuri no tariki ya 21 Gashyantare uyu munsi mpuzamahanga ari wo ugarura umuco wacu, ari ugarura ururimi rwacu hano iwacu ku nkomoko, hano iwacu ku ivuko. Impamvu tuvuga ku ivuko nuko nk'uko tuvuye hariya ruguru aho abasizi hari aho bari batuye, ariko hari n'aho bazamukaga bajya hariya mu gitwa kugira ngo bashobore kujya mu nganzo, bari bamaze kubisobanura. Aka gace ubundi dukurikije amateka ya kera ni agace bitaga Nyaruguru. Nyaruguru rero hagiye hakomoka abasizi benshi, ngira ngo mu mateka y'u Rwanda nk'abitwa Abanyakayunga ka Musare murabumva, ba Sekarama ka Mpumba, n'aba bandi bamaze kubabwirira hano hejuru mu gisekuru icy'abasinga b'abasizi n'ahangaha. Turagira ngo rero twishimire yuko uyu munsi kuri no tariki y'umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire uje kwizihirizwa n'ahangaha. Abanyabuhoro bamwe ubu uyu munsi ntabwo wenda navuga yuko bose bahuye benshi, tugereranije nuko mu mwaka wa 2019 abantu bari benshi ahangaha, ariko nkuru umuco uturanga, umuco duhuza nk'uko mu ndirimbo yubahiriza igihugu, ubusizi ni uruhererekane rw'amateka, ubusizi ni ukubungabunga umuco wacu. Turagira ngo rero nk'uko mwaje namwe kubishyigikira, nk'uko mwaje namwe kubishimangira, abakomoka ku basizi mukomeze mubigira umuco, mukomeze mubisigira abana, kugira ngo iyi nganzo itazazima, ahubwo ikomeze ibe ya nganzo y'uruhererekane mu mateka y'igihugu cyacu. Kandi nanone nk'uko Buhoro mu buvanganzo ibyagiye bigaragara yuko ariho hafite umwihariko w'ubu busizi, rwose dukomeze tubusigasire ku buryo nta kintu na gitoya cyaba cyasenyuka kubera yuko abasaza bariho bakuru. Nyakubahwa Minisitiri, harimo bamwe mu basizi ubu bariho bagenda basaza, niyo mpamvu twifuza gusigasira ino ntebe y'abasizi
nk'urugero mu minsi ishize umwe mu bavuka aha ngaha Padiri Muzungu Bernardine yatuvuyemo yitaba Imana. Ngira ngo abakurikirana amateka yanditse menshi, abashoboye kuganira nawe yashoboye kubasigira byinshi. Turifuza rero yuko intekerezo yuko twagira igicumbi hano cy'ubusizi cyahabwa imbaraga cyane cyane nka minisiteri ibishinzwe, dufatanije n'intara tugafatanya n'abaturage n'ubuyobozi bw'akarere, twumva nyakubahwa minisitiri iki gicumbi nidufatanya nta kizabuza yuko kuko dukomeza tugasigasira ubusizi bw'Abanyarwanda. Hari rero bamwe mu bana batoya ari nacyo kiduha icyizere yuko mu bakomoka muri abo basizi bahangaha bagiye babungabunga bwa buvanganzo. Uyu munsi tukaba dufite icyizere yuko nabo bariho barakora, bariho barabyara, urwo ruhererekane nyamvugo gukomeza, noneho n'ubuvanganzo koko bukagira hahandi dushobora kuba twagenda tukabusanga. Tukaba dufite n'amahirwe yuko uyu munsi dufite musée ethnographique ari Huye, ku buryo izi gahunda zose nk'uko igihugu cyacu gikomeza ikintu cy'umuco kigishyira imbere, turagira ngo dukomeze dufatanye. Babyeyi bacu mureke koko nk'uko mutweretse inganzo, mureke aba bana batoya tubakundishe inganzo y'iwacu. Hanyuma na nyakubahwa minisitiri tuzi ko nk'uko bwamuhagurukije bwamuzinduye no kugira ngo akomeze nawe adutere iteka nk'abantu bakomoka hano muri aka karere ka Nyaruguru, muri aka karere ka Huye. Ndavuga akarere ariko by'umwihariko akakandi ka kera katarakuye umunsi aho imipaka yagiye igabana. Dukomeze rero dusigasire amateka yacu. Nyakubahwa minisitiri n'abandi mwazanye bayobozi batandukanye, abaturage bacu, turagira ngo dukomeze tubifurize uyu munsi mukuru mwiza mpuzamahanga w'ururimi kavukire, kandi koko dutanga serivisi. Hari n'icyifuzo rero yuko twifuza yuko igihe abasizi bagiye mu nganzo, iki gikorwa twagiharira ubusizi koko, tukavuga ngo ni ubusizi bugiye kwerekana amateka yose y'abasizi. Hanyuma haba n'ikindi gihe nanone cyo kuvuga ngo reka dusure amateka yose ari muri kano gace, nabwo tukavuga ngo iki tugihariye ya mateka y'ubukerarugendo, nabyo tukabiha umwanya wabyo. Aha mu karere ka Huye icyo nababwira nk'uko bigaragara, iyo uvuye i Nyanza ukaza hano mu karere ka Huye, uba ushobora gusura iriya mize, uba ushobora gusura ibisi bya Huye harimo amateka nayo atandukanye. Nanone ukaza ugasura hano kuri ntebe y'abasizi, hari n'ibindi bice nanone by'ubukerarugendo. Iyo wambutse hano mu karere ka Nyaruguru, ngira ngo murabizi yuko mu bukerarugendo ubu ngubu naho hari ubukerarugendo bushingiye ku myemerere. Turifuza rero yuko izo mbaraga zose zajya zihurizwa hamwe, noneho tukavuga ngo turabitandukanije niba ari umunsi w'ubusizi koko nk'uyu nguyu, tuvuge ngo umunsi wose tuwugenera. Hanyuma no gusura ibyo bice bitandukanye nyaburanga, ibice by'amateka y'igihugu cyacu, nabyo tukabiharira undi mwanya. Kuba minisitiri turabashimiye, turabashimira namwe mwese mwaje kwifatanya natwe. Twifuza yuko uyu munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire ukomeza ukatugendera neza. Murakoze cyane. Yewe kukanye umwanya wa gatatu atubera umugisha Angelo, nakwigira imbere. Tugushimiye kwakira abashyitsi. Tugushimiye kwakira abashyitsi. Murakoze cyane. Twasaba urwego rw'umutekano, inzego z'umutekano zombi nk'uko ziri hano, urwego rwa polisi n'urwa gisirikare, kugira ngo mushyikirize Jean Baptiste igihembo cye.
cyane kumushimira. Ni umuhanzi wegukanye igihembo cya mbere mu gukoresha ikinyarwanda kinoze kandi adatokoza umuco w'u Rwanda. Muri aka kanya mutwemereye twakwakira umuvugo w'abasizi b'Ikiruri. Rugemintwaza na mugenzi we mudutiza amajwi tushimire abashyitsi. Murakoze cyane, twagira ngo mwongere mudutize amashyi dushimire Imana yongeye kuduhuriza hano. Imana ibahe umugisha, muri beza, murakoze cyane. Natwe tuzagerageza kugeza ku bana banyu inganzo y'ubusizi kugira ngo tutazayijyana. Maze agaha nsigaye nigisha ndi umwarimu ku ishuri ku Nyundo hari igitaramo. Abana bahari rero bazarangiza ari abasizi, ari abacuranzi, ari abamazina y'inka, ari ab'ibyivugo byose. Umwana uhiga, umubyeyi we yizere yuko umwana we atazabura ikintu cy'inganzo asohokana kigomba kumutunga mu buzima bwe. Uyu munsi rero igisigo nshaka kuvuga ndagira ngo ngiture nyakubahwa Perezida wa Repubulika watugaruriye inganzo y'ubusizi, akaba twitayeho kugira ngo inganzo yacu itazacika. Mumumpera amashyi mumushimire. Ye kumutura igisigo cyitwa Ubukombe. Nawe n'ubu ubukombe buteretswe n'Imana, ni Perezida butaramye umutuzo, batahana imbusane ya Bitero tukajya ibwanga kuganya. Burya zimwumvise zimwitaba n'uguza umwuzuriza shotsi w'amabara yarazibwiye urugero zitaba n'ingoga. Umenya ko mutazibeshyera rero zigirisherezo. Burya nta shyari rizazijya imbere zanga umugayo. Burya kuragira imfizi itereshwa bitera ubwuzu. Umwuzuriza shotsi w'amabara yarazibwiye urugero zitaba n'ingoga. Umenya ko mutazibeshyera zigirisherezo nta shyari rizazijya imbere zanga umugayo. Iyo kubitiza ishyanga, iyo kubitiza ishyari zishyabira ziboro. Burya imbagura zihindura mukanyura ko nizigiye ubukombe buhamye. Ikaba yanziza y'amakuka yo yaganije. Iyo yaganije ubwoko ishize ubwo wagenziga. Genziga buko y'abahungu badivuga ntambajya koberwa ngamije isumba mihana. None mumuhe impundu mwese basa musoga we kukera nyegenda giturya ubudutahanye. None isi myizira sa basa n'abongo ya kirere kiretse. Nubwo buranga bwiza bwabukangana. Katukura bateye nyarofonzo bakavirwana. Ntaragasiga n'ubimushonye. Rushoza mpora rwahone. Nikorera tubyutsa ru. N'abahonoze yumbire teko nakeye mihayo. Burya ni ya rubara siruhiga nkingi y'ingabo. Daga nkingi y'ingabo. Yakazi nasho urugo rwagira umugabo. Ntabikene utavuyeho mu bukene. Warwikorera ntarwikorera. Nawe n'umutaho. Utanye impundu umare nk'impuwe. Ahumuriza bihana. Najyampare ya mevumbe. Sasa mico myiza irahutuka. Imirama yarwiye rugwa yashoza rugwa. None ya namanywa. Rugemanywa sana ya rugera rw'amabega. Karuma yagishutse ubona nzo. Numva n'amatwi yawe n'abamenya ukuri. Aho bivuga by'ukuri. Basa batugera irw'inkesho. Basa bakurusha abanyamusatsi. Basa musanga mu gitamba ngo ujye bose baramutasha kugangirya. None wivuganye ingoma itsire wateretswe. Waruhi murashishikaranga. Umva ndagisha mihari shyama. Ndagisha mihari shyama. Mugucumutira hejuru yase mutegi. Umwange kagurugero yitambira rero kuyivuga. Kujagiye ntizigiye ubukombe buhamye. None ubukombe Utetswe n'Imana. reka dusoze. Utamye umutuzo bataha bimusega ya Bitero mukoge bwaga koganya.
murakishyuka mwishime twabizi amacumu y'abanzi burya yarasanaga n'ikirukabuza rwanda muheto narwo avuga ko yamwitegereje areshya dore urugendo Kagame mu kurasana aho kirasana tuye umuheto yakoze mwana bari kumbizi yarubaba rubaga zafoye umenya ko nta ufora intati zagira nk'umugisha yavutse i Rwanda cyamata yatabaye ntitubune perezida aza kubumba u Rwanda twaboneka he nimumuhe impundu mwese bose umusangamwe tukeranye gendanyi tunyura wakamirwe urusizi byo kurarana byasibanye mutare kategori n'abandi yaguhemisa kwaniza uwo mugota intambara icika integegeze ku murindi bakanamba amajyodi ntabwo nitwa ntamakemwe hagaragara nitwa museruka ku rugamba tigwagarika abahinza ndi umuhizi wo kurwanamiza amazishi bakamakuza parana umuheto mbibona n'indi misigano rukuraba abana amanyi bakahinda mirindi y'ijambo ndiyabererwa kurinda nibikingiriho umutima inkinzo arayisize inyuma nibo bita karasanye karusera ndasabisize umuheto murakoze cyane muraho neza ngo murabibona ko ikirere kimeze neza turashimira ko ikiruri mwatwakiriye neza n'ikirere kimeze neza nk'uko mubibona nshimira n'ukuntu twakoresheje gahunda neza cyane turasa ku ntego kugira ngo izuba cyangwa imvura mbona hameze nkaho wenda imvura bisange dushoje ariko iyi gahunda ntago ari y'umunsi ni ubuzima bwa buri munsi nyakubahwa umuyobozi nshingwabikorwa umunyamabanga uhoraho mu ntara y'amajyepfo nyakubahwa ntebe y'inteko y'umuco nyakubahwa abayobozi muri hano umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu inzego z'umutekano ababyeyi mu nteko izirikana abayobozi mwese muri hano n'abaturage n'abasizi ba Kiruri muri aho neza nanone turabashimiye cyane ibikorwa mwagiye mutugaragariza aho twagiye dusura kuri uyu munsi twizihiza ururimi kavukire cyane uyu munsi turavuga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda kuva kimwe gitambutse hari ibikorwa byinshi dushimira inteko y'umuco n'abafatanyabikorwa bagiye bategura tumaze icyumweru ibiganiro bitangwa mu mashuri cyane gushishikariza amashuri y'uburezi n'inzego zitandukanye kugira ngo duhe agaciro ururimi rwacu tukaba nanone muri iki cyumweru gitambutse twaratangiye n'umushinga ku bufatanye na Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation inteko y'umuco n'ikindi kigo cyitwa Digital Umuganda kugira ngo umuganda mu ikoranabuhanga dushyira ikinyarwanda ku isi y'ikoranabuhanga kugira ngo ikinyarwanda kitazacika abato bakunda ikoranabuhanga bagisange mu ikoranabuhanga dukomeze tugisigasire icyo ni igikorwa gikomeye cyane n'intambwe ishimishije cyane ni umuhigo twishimiye tumaze kuwesa kuko ni igikorwa cyari kimaze igihe gitegurwa kuva mu 2020 aho twagiye dushyira imbonwa cyangwa amakuru menshi cyane ashyirwa muri icyo kigega
cy'ikoranabuhanga kugira ngo ushaka kwiga ikinyarwanda cyangwa kugikoresha cyangwa gukoresha inkoranabuhanga cyangwa software dushobora kubikura mu isi y'ikoranabuhanga, ikinyarwanda dukomeze tugisigasire. Uretse ibyo rero n'uyu munsi twatangiye kuva mu gitondo dusura ahantu heza hafite amateka akomeye mu karere ka Huye, cyane igicumbi cy'umuco Ibungwe, aho twagiye tugasura ibikorwa bitandukanye bivuga ku mateka y'ibisi bya Huye. Naho ni ahantu heza bafite amateka meza cyane barimo babungabunga, ariko baravuga cyane no ku Bisumizi. Twishimiye rero ibyo bikorwa bigenda bikorwa hirya no hino, tuza gusura n'ahandi, ariko dusoreza hano kuri uyu musozi aho twasanze abasizi bamwe bamaze kudusogongeza mu kanya ubusizi bwabo. Tunabashimire cyane kuko benshi bageze mu zabukuru, ariko biragaragara ko bamwe batoza bato, twagira ngo tubashimire. Hari ibyo bagiye basaba, twari twanabiganiye hariya haruguru. Ababyeyi mwihangane kuba twambaye gutya nuko twarimo tuzamuka imisozi, si ukudaha agaciro umwambaro wacu, turawambara kandi turanawukunda, tuha agaciro. Ariko wari umunsi ni ukugira ngo twumve ko ururimi rw'ikinyarwanda ari ubuzima bwa buri munsi, kandi tugomba gukoresha ubuzima bwacu mu kazi kose aho turi hose. Nagira ngo rero rwose nshimire abasizi bacu ibyo batubwiye ko bifuza gukomeza gutoza bato, ariko no gukomeza gukora mu nganzo. Bifuza ahantu bashyira igicumbi, nyakubahwa Visi Meya nawe yabivuze, tuzafatanya kugira ngo icyo gicumbi kigaruke kiburi. Nagira ngo mbashimire. Ariko ibyo byose turabikorera iki? Ibiganiro tumaze iminsi na mbere yaho twarabikoze n'umwaka utambutse n'utaha tuzabigenza gutyo. Ni mpamvu ki? Ni ukugira ngo tubungabunge ururimi rwacu, tubungabunge umuco wacu, tubungabunge ururimi rwacu utazamirwa n'indimi z'amahanga. Kwiga indimi z'amahanga ni ngombwa, ni byiza, kuko ntago turikirwa. Tuzakorana n'abandi, tuzigana n'abandi, tuzacuruzanya n'abandi, ariko umwimerere wacu ntutakare. Kuko iyo tugiye tugahura n'abandi tukagenda dufite natwe umwimerere wacu, batwubahira uko turi, kandi ntibitubuza gukorana no gufatanya muri izo gahunda twaba dukoranye. Niba tuvuga n'indimi z'amahanga, ari Icyongereza, Igifaransa, ari Igishinwa, izo arizo zose tuzige, tuzimenye neza, ariko ntibizasimbure Ikinyarwanda. Ni nabyo dushishikariza cyane cyane ababyeyi, abarezi, abanyarwanda bose muri rusange, kugira ngo dukomeze dusigasire ururimi rwacu, kuko ni umurage twahawe, n'abakurambere n'abatubanjirije. Tugomba kugisigasira Ikinyarwanda, ururimi rwacu, kandi tukazakiraga n'abandi bazadukomokaho, kuko ubuzima ntiburangirira kuri twebwe, burakomeza. Abo tubyaye n'abo babyaye n'abo bazabyara, dukomeze bibe uruhererekane, dukomeze dusigasire urwo rurimi rwacu. Bajya bavuga yuko ururimi rwambukiranya imipaka, koko nibyo, kuko Abanyarwanda duturanye bahana imbibi n'ibihugu duturanye duhana imbibi. Ururimi rwacu ruravugwa cyane, bagereranyekereza yuko ari hafi miliyoni 40 z'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hanze y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko Rwanda rukaguka rukagera hirya no hino, ariko tubatekereza yuko wenda dufatanyije na UNESCO twakora ibarura ari benshi kurushaho. Numva atari miliyoni 40 gusa, numva ari nyinshi kurushaho, ariko wenda dushobora kongera tukareba n'ibarura. Icyangombwa barahari kandi barakivuga Ikinyarwanda gifite umwimerere wabyo, ariko no kugira ngo tugisigasire ni bano bahanzi cyangwa abasizi, nkuko babikoraga mu mateka, kugira ngo ruherekane byabikwaga mu buvanganzo, mu mivugo, mu bisigo nk'ibyo tubonye nonaha. Yenda twateye imbere tukajya mu ikoranabuhanga, nagira ngo rwose tubikomeze. Nshimira n'abarimo babitoza mu mashuri. Ubusizi uhavuye mu kanya tubwiye ko ari umwarimu muri kaminuza. Urumva bidashimisha umwarimu muri kaminuza cyangwa kwigisha mu mashuri yisumbuye akajya kwigisha ubuvanganzo n'ubusizi. Gahunda y'igihugu cyacu rero, cyane cyane birangajwe imbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twemera yuko umuco wacu n'ururimi rwacu ruduhuza, ariko umuco wacu, iterambere ryacu rigomba gushingira ku muco wacu. Niko n'ibihugu byo muri Aziya byinshi byagiye bitera imbere, byagiye byubakira ku muco wabo. Ibivuye mu mahanga tugahitamo,
tukareba tugahitamo ibyiza bidufitiye akamaro bikatwubaka, kuko n'umuco ugizwe n'umurage, ukagirwa n'ibihangano, ukagirwa n'ibihahano. Twahaha rero ariko tugahaha ibyiza biza byubaka, byunganira, biha ireme kurushaho ibyo dukora. Nagira ngo rero nsoza, kuko ibyinshi twagiye tubiganira n'abatubanjirije, kiriya kintu kirakomeye, serivisi, ikinyarwanda mu mitangire ya serivisi. Turimo turayivugira hano Kirundi, nabonye mwese mukivuga ikinyarwanda neza cyane muri n'abasizi, ariko ubutumwa dutanga hano burajya mu gihugu cyose. Turifuza yuko serivisi dutanga hirya no hino zihabwa abanyarwanda cyangwa duha abanyarwanda tuzishyire mu kinyarwanda, kuko n'itegeko nshinga rirabanza rikavuga ngo tuganira, dukora ibikorwa byose tubikora mu kinyarwanda, muri rwanda mu kinyarwanda, tugakurikizaho n'izindi n'imiko zikurikirana uko ari enye. Mujya munabibona niyo no mu maradiyo, muri itangazamakuru, amakuru abanza mu kinyarwanda agakurikiraho izindi ndimi z'amahanga. Ni byiza pe, niba dutanga serivisi abanyarwanda, iyo serivisi akabigenewe abanyarwanda, kuki tuyishyira mu ndimi z'amahanga aribo bake cyane? Nazo ni ngombwa kugira ngo tuzishyire hariya bazimenye, banazikoreshe, ubishaka bikoresha, ariko ntibibe ari byo by'ibanze, ahubwo tubanze ikinyarwanda muri serivisi zose. Aho tubona serivisi mu nzego z'ibanze, mu mashuri, mu bikorera, mu bigo by'imari n'ahandi hose dukoresha ikinyarwanda. Nitutakibungabunga ntawe uzakibungabunga, nitutagiha agaciro ntawe uzagiha agaciro, nitutacyubaha ngo twumve ko ari ishema ryacu ntawe uzabigenza gutyo. Nagira ngo rwose mbasabe, hari ubwo urubyiruko rugira indimi, ngira ngo nahoze numva bazita ngo ni ifefeko. Bijya bibaho rwose, bijya bibaho, ariko ntibizaze nanone ngo bisimbure ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, kuko twifuza yuko tuzakiraga abana bacu kikiri cya kindi cy'umwimerere, nubwo dushobora kucyubaka kurushaho, ariko bikomeze bidusobanura bigiye abo turibo. Imitangire ya serivisi rero niho ahantu benshi bisanga, tubishyize mu kinyarwanda. Ntujye gusenya amasezerano ngo iyo sinye mu rurimi rw'amahanga, ahubwo tubanze ikinyarwanda, niyo aba yifuza izindi ndimi bibe bihari, nkaho ari byakoroshya byakorohera, ariko tubanje kuzitanga mu kinyarwanda bizadufasha, kuko ni ururimi ruduhuza hagati yacu nk'abanyarwanda, indimi z'amahanga zikaduhuza twe nabo bene urwo rurimi. Nagira ngo rero nsoze cyane cyane nsaba yuko dukomeza tugatoza abato, kuko ibyo tubatoje nibyo batora, kandi ibyo bakurana tubatoza ari mu rugo, mu miryango yacu tubaganiriza abana, tubaganiriza mu kinyarwanda, mu mashuri turuha agaciro, n'ibindi n'ahandi n'ahandi. Abari buze kubona umwanya, nagira ngo mbasabe, mbere yuko tuza hano twasuye ku ngoro yacu kuri mize hariya i Huye, hariyo imurika bikorwa n'ibitabo by'amateka y'ururimi rwacu. Twahanyuze mu gitondo, abashobora kubona umwanya muze kuhanyura, ayo mateka nayo ni meza kandi yatwubaka, akomeza agabungabunga ururimi rwacu. Nagira ngo mbashimire cyane, mugire umunsi mwiza wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi rwacu kavukire, ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, dukomeza turuha agaciro. Nagira ngo mbashimire cyane, murakoze, mugire amahoro y'Imana. Murakoze kwakira ubutumwa bwiza bw'uyu munsi. N'ubundi igikorwa gikurikiyeho ni umurishyo w'ingoma usoza. Abayobozi turabararikira kugira ngo mukurikire. Murakoze, dukurikire umurishyo w'ingoma usoza. iduharanira iby'umuco wacu, ikumena ibanga biranyagisha, sigaho gusambira ibyo ubonye. N'ururimi rwacu tw'abanyarwanda, urunguru rwa gakondo, iturutoze n'abato bose, ega ko rwiyima n'ukwiya. N'ururimi rwacu rw'abanyarwanda, bene kanyarwanda aho turi hose, tubisigasire n'ingenzi, ikuruvangavanga biragatsindwa, bisa nko gucukuza imva amenyo, mbese weho ntacyo wumva. Wacu ziri kizinga, ni indangagaciro uko zikwiye, n'aya mateka asobetse indaro, aya ruganzu ndahiro ndori, nyirarumaga nyina w'inganzo, uyige neza ntawe uhanuje.
umuco wacu ntugacike, umuco wacu tw'abanyarwanda, ururimi rwacu ruturukwiye, narwize kera kugeza none, indangagaciro zibukwiye na kirazira zose uko zibusaga, nibyo bidutera kuvuna ikobe. Umuco wacu ntugacike, umuco wacu ntugacike banyarwanda, dusigasire ibyo twasanze nk'umuco wacu muri rusange, amahoro aganze tuvune ikobe, kuwutakaza biragatsindwa. Mbese ubundi aho murabizi, guhera kera na kare rwose umunyarwanda yari rukundo, intimba mbeshya mu nyomoze, uwaduhurije hamwe twese yabaye inkubito yesi cyese. Uwo nta wundi ndi kubabwira, isimutsinda ndamubabwira, ni uwahurije hamwe ibinyeta, uwo yari umuhanga ndasubira, yahurije hamwe ibinyeta, ibyanzu ndetse n'ikobyo, abibyaza igisigo cyiza, kimwe y'isi n'isi ameze imiryango, ni nyirarumaganye nawe inganze nimumumera amashyi n'impundu. Imbega iby'aya mateka asobetse indaro, aya ruganzu ndahiro ndore, avuye ikaragwe k'abahinda kwa nyirasenge Nyabunyana, aho yari yarabundiye banyarwanda. Ntiyabundukanye na Kabuna bageze ku mupaka wa Rusumbati, ngaho ugenda inzara icyo nibagiwe, ikabuna nuko ahageze, afata umwambaro avuna ruha mu mazi, afata umuheta aravuna ruha mu mazi, indi umukobwa aruha uwakavuna n'umuhungu avuna uwakavuna, gusa igisobanuro sinkizi nanjye nabisanze uko nguko. Gusa uwo mwami ntiyari umwanzi, yari umwami ubereye u Rwanda, yararurwaniye ruraguka, ararwagura rurarema, ni nayo mpamvu dushyize byose. Muze twige iby'aya mateka asobetse indaro n'ururimi rwacu muri rusange. Ubwo yari ageze inaha iwacu ari kurwagura byatira, maze abazungu baramubona bamwoma inyuma bihuta, niko asanze nyina w'inganzo nta wundi nyirarumaga tukangiriza ubugingo, ati nkagukiza amanozi wanjye. Maze abahungu bahageze bati rimwe kabiri gatatu turatwara, ati mbaraririye ryangomba uwo muntu ntabo mbonye, inkabaroga nkababura bose, ati tukagutwara ubugingo. Maze abonye bimurembeje ati ndamubonye ahangaha mumukurikire mwihuta, kibuno amaguru rwose umuyaga utinda mu muyaga, muramusanga aminuka, aho undi yicaye mu mutima, mbega urukundo ruzira inenge. Maze uwundi aho ngaho avuye ati ngaho ugenda amahoro mama, gusa agasozi ni nyarusange, nugera hakurya uraburamye, karamu yacu ihabwa amazina nk'ayo, maze ruganze ndori wa ndahiro arayashinga araramye, nimumumera amashyi n'impundu nyirarumaganye nawe inganzo. Nimuneke subikira ahangaha, isoze yenda nzasubira, isubukure kuri iyi nganzo, interuro yanjye ni urukundo, inganzo yanjye ni urukundo, amahirwe yacu ni uyu muco n'ururimi rwacu muri rusange. Uwo yari inkubito ya rutabangirwa, nyir'ibibero bibereye abana, nkaba wizihiwe guheka, ndi umwari siniryohe ndi umuzira guhunga, ndi umwari ndi umweza ruhimbi mu gusigasira umuco nyarwanda sinjya acogora, ndi ntakiruta Imana akabyiniriro ni nyirarumaga kubera inganzo isaga ubwonko. Murakoze murakarama. hano niho twanasabye n'akarere bifuza kuzongera kubaka umusizi. Hano rero hakaba harabaye abasizi benshi bakomeye mu rwego rw'igihugu. Habaye witwa wahatuye bwa mbere witwa Nzabona, ariko akaba yarahagabanye Mazimpaka, yamutuye igisigo amusaba ibintu bibiri. Yamusabye kumuhera nk'icyubahiro kugira ngo inka ze zitwe ingabane z'ibwami. Cya kabiri no kumuha igikingi cyo kuziragiramo. Abigabana byombi rero akababera umusozi witwa Kiruta. Hanyuma abasizi rero bo muri aka gace bakomeye bose bakomotse kuri uwo Nzabona, ariko
mu basizi dufite bakomeye ku rwego rw'igihugu, uwa mbere ni uwitwa Musare, niwe wahimbye ibisigo byinshi. Uwa kabiri ni Bagorozi n'uwa Nzabona Riva. Uwa gatatu ni Sekarama Kambumba, benshi muramuzi, nawe yasaziye inyuma y'uyu musozi kwa Segatwa. Ubushize twari turi kumwe n'umuntu yasaziye mu rugo iwabo witwa Gatsikira Valesi. Dufite n'abantu bakomoka ahageze uwo nguwo Segatwa yaranamwakiriye, amuhimbira amuzimana ihene nayo yayihimbira igisigo. Ati narariye umusinga dusangiye ubwoko wa Musabwa wandanze gusakwa nziguhanira musheru. Ati ancira inkoni ati shimyiyo, ati gira ikibibi ku mugongo n'ikibengero ku murizo. Ikibengero ku murizo. Ati acece bigana iziko ukayizirika mu ijosi. Ati icyo napfuye nayo nuko nta muntu yiba. Ariko yamushimiye rero ko yamwakiriye. Ubwo rero nari mbabwiye abasizi bakomeye babaye hano, ariko ni benshi dufite Kibarake cya Bakozi. Kibarake niwe cya gihe Musare yahimbiye igisigo Kigeli Ndabarasa, amubwira ngo mbwira umwami uko abandi bantuye, amubwira nyine yari yagaruye Ndorwa agumayo. Musare agiye kumuzana mu gisigo, agiye kumuzana amubwiye igisigo, undi aramubwira ngo naguma aho ngaho ashaka undi musizi umufasha kumusubiza. Kibarake cya Bagorozi rero ukomoka hano niwe wahimbye igisigo, ubatewe n'iki Uburake agiha Ndabarasa agisubiza Musare. Ubwo rero nagira ngo mbereke hano hari hatuye umusizi wa nyuma wahatuye yitwa Butweka. Iryo zina icyo risobanura muri ya migongo harimo n'umutako witwa Itweka. Niwe rero wa nyuma, ari mu banyuma batuye hano kuri uyu musozi.